Reka tubifurize kugira ibihe byiza mwebwe mwese mukurikiye Umuseke TV. Ndi kumwe na Nshimiyimana Sam Gode, muramumenyereye, ni umunyamakuru umaze igihe ndetse usigaye unafasha abanyamakuru kwiyungura ubumenyi. Sam Gode, ndagusuhuje. Mwiriwe yanje. Andi makuru? Turaho. Tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye, turareba ibihugu bitandukanye bikomeje gufata ingingo zitandukanye ku gihugu cy'u Rwanda, ariko abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo baragaragaza ko hari impinduka zabayeho mu bijyanye n'imibereho yabo, mu by'umwihariko ibijyanye n'umutekano. Turagaruka ku nyandiko y'umwe mu bayoboye umuryango Médecins Sans Frontières. Uyu nguyu akaba aherutse mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, akaba yatanze ubuhamya bw'ibyo yagiye abona, avuga ko ubuzima bwahindutse, umujyi ucunzwe neza ndetse umutekano ari wose. Turagenda tubigarukaho ndetse turanareba aho imirwano yerekeza. Umutwe wa M23 ukaba ukomeje gufata ibice bitandukanye muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Rero reka duhere ku nyandiko y'uyu mugabo witwa Alain Detex. Uyu mugabo yabaye senateri mu gihugu cy'Ububiligi ndetse anaba umunyamabanga mukuru w'umuryango Médecins Sans Frontières, abaganga batagira umupaka. Sam Gode, uyu mugabo aravuga ko mu mujyi wa Goma ubuzima bwahindutse. Yabonye abapolisi bacunga umutekano, abashoferi basigaye bubahiriza amategeko, ndetse n'imyanda igiye irundarunze mu mujyi wa Goma bitandukanye ngo nuko yari amaze igihe ahabona. Ibi ngibi avuga bitandukanye n'ibyo abanyaburayi bavuga ko mu mujyi wa Goma mu tundi duce M23 igenzura haberamo ubwicanyi ndetse bikanatuma abaturage benshi babura ubuzima. Sam Gode, aya makuru aba yatangajwe n'uyu muntu witwa Alain Detex ashobora gufasha iki mu gusobanura iyi context iri muri aka karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko mu kibazo cya M23 kigenda gifata intera? Birantangaje kuba uwo mugabo ari utangaje biriya. Goma yuzuyemwo abanyamakuru b'ibitangazamakuru bikomeye byose byo ku isi. Iyo situation barayizi, bazi uko byifashe kuri Goma, bazi nuko ubwa mbere bari bahagenze, bazi uko byari byifashe mbere, bazi n'uburyo abaturage bamezeho. Ariko birantangaza iteka iyo mbona ibyo bagenda babisimbuka, ugasanga baratuharukira ku tuntu dutoya, ariko nta muntu n'umwe uvuga ikintu cyiza cyanditse hariya mu mujyi wa Goma no muri zindi teritware zagiye zifatwa na M23. Rero kuba ari byiza, bwo ni byiza kuba uriya mugabo bitangaje kuriya, ariko si ukuvuga yuko abenshi bari babiyobewe n'itangazamakuru ryari ribizi, ahubwo abakoreye akazi. Sinzi ko byahinduraho na kinini cyane, ariko nibura byakagombye kubera nk'isomo ababikurikirana bugufi, kuko abantu birirwa bafata n'ibihano, no kuva ko bitwa kuba babaje guperereza, bakabanza no kumenya na situation zaho hantu ukuntu hameze. Rero uwo nibura niwe muntu wa mbere utangaje ikintu positive cyo muri kariya karere, ariko byakagombye n'itangazamakuru ryabo, ari amaradiyo yahakomeye n'ibinyamakuru byandikwa bikomeye, kugira icyo bijya bivuga iyo babona hari ubuzima bwahindutse, ntibahora iteka basa nkaho banga kwemera ibintu byiza babona.
Mm. Mm. Kuri uyu ni umuntu wavuga yuko afite imbaraga. Abanyaburayi burya umuntu wigeze gukora akazi gakomeye Mm. nko muri sena, akaba ari no mu buyobozi cyangwa ari mu buyobozi bwa buriya miryango nka Médecins Sans Frontières, ijwi ryabo rikunze kumvikana cyane 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 ku bashaka kumva. Ibuka ko na Kouchner ari nawe washinzwe uriya muryango, Yego. byaberaga mu Rwanda. Bernard Kouchner niwe muntu wa mbere watangaje ko mu Rwanda harimo haba jenoside, abantu barangaye, kandi abivuze abantu bamwe barikanze batangira gukirana ibintu byo mu Rwanda. Kandi yabivuze nk'umuntu, nta nubwo yabivuze nk'igitangazamakuru, kandi icyo gihe na hano ibitangazamakuru by'iwabo byari byuzuranye aha ngaha. Ntabwo ririya jambo ripfa gupfa ubusa. Hari icyo wenda bishobora kuba byafashaho nko kugabanya igitutu kuri M23, cyane ko uretse uyu nguyu wafashe aya mashusho, yafashe amashusho agaragaza ubuzima uko bumeze muri Goma, ndetse anarenzaho amagambo agenda avuga uko yabonye ibintu birimo bikorwa mu mujyi wa Goma. Ariko hari n'abandi banyekongo ubwabo bifashe amashusho bavuga bati ibyo abantu barimo bagenda bavuga hanze ngo Goma abantu harimo barapfa, bati barabeshya kubera ko dore uko ibintu bimeze, bati dore ubuzima, turi kuri sitasiyo yo kwa mama Oliva, dore abantu harimo baragenda, ibyo abantu bavuga ko abantu bapfa ngo barimo baratwica kuri social media. Aya magambo nk'aho hari icyo ashobora guhindura kuri opinion internationale? Gato cyane, ngira ngo ntabwo ari kinini cyane, kuko iyo abantu biyita opinion internationale, iyo batangiye kubogama babogamye kubagorora biza buhoro, kuko habanza kuba ubwa mbere na mbere icyifuzo cyo kumva. Ushobora kubwira umuntu adashaka kumva agafunga amatwi, ariko iyo harimo nk'umuntu ufite icyifuzo cyo kuba yakumva, aho biramufasha, bikaba hari n'icyo byahindura. Ariko iyo abantu bakiri mu kintu cyo kutagira ikintu bumva cyiza, bifata umwanya. Ntabwo twavuga yuko ari impfabusa, ariko ni gato cyane. Ni gato cyane. Hanyuma reka turebe ibihugu bitandukanye byakomeje kugenda bifatira u Rwanda ibihano, ibyo twakwita ibihano cyangwa se ingingo zitandukanye, bitewe n'uko barushinja ko ngo rufite ingabo mu burasirazuba bwa Kongo. Hari ibyatangajwe n'igihugu cya Canada ndetse n'ibihano cyagiye gifata. Mbere y'uko tugenda tureba kuri buri gihugu, reka tubanze turebe kontekste y'ibihano. Kubera iki ibi bihugu by'i Burayi ubona igihugu kimwe kigirana ikibazo n'ikindi, ugasanga bisa no gukoranya isi yose, bahurije hamwe ku muntu bagiye kumufatira ibihano? Abadukurikiye babyumva gute? Ariko burya niko Burayi bumera. Burayi bugira za bloc, niyo bushaka kwigabagabanya guhaka ibihugu, birabanza bikicara hamwe bikavuga ati twebwe dufite inyungu aha ngaha, ntimuzaherekeze, cyangwa namwe aho iwanyu ntituzahaza. Bakunda kumvikana, haba ari ku kintu ufite inyungu muri ibyo bintu, iyo abasaba, kandi icyo basabye bose barakora. Nk'ubu ngubu ibi byose ngira ngo tudaciye ku ruhande ni Ububirigi nibwo bwagaragaje mbere na mbere ko bufitanye ikibazo n'u Rwanda, kandi noneho ko buhagaze ku ruhande rwa Kongo, rwa leta ya Kongo, yakwica abantu, yagira ite, yakwiba abaturage, ikibi yakora cyose bagaragaje ko bahagaze iruhande. Babatwikira ambasade, bavuga ati uko bagira kose twebwe turahangaha. Rero icyo gihe niyo mpamvu ubumwe bw'i Burayi bakunda ku kintu cya consensus cyane. Iyo icyifuzo cya bamwe cy'umwe mu muryango, abandi babatoke, niba hariya wumva hari icyo byagufasha, natwe tugize gutya tukuri inyuma.
kubera inyungu ufite aho hantu. Natwe nitugira ahandi tujya, namwe muzadushyigikira. Ni buriya biriya byose ni Ububirigi, ariko bakavuga toke niba igihugu cyacu kugira ngo duse nk'abantu tutumvikana ikintu kimwe kandi duhuriye mu muryango umwe, reka twese niba ari ibihano basabye tubisabe, cyane cyane yuko bavuga batari urwo Rwanda nta n'inyungu barufite munini cyane u Rwanda. Kuba u Rwanda rwidefanda rukavuga ati turabangamiwe, ikindi kandi twebwe duturanye n'abantu barimo bahemukira abandi ku mugaragaro, kandi bakabakorera ibyo natwe twakorewe n'abandi twabanaga, nanone murangaye cyangwa mubibona ntimubihe agaciro. Twebwe tuzi ukuntu ububabare buryana, twe duhagaze kuki turateza ubwega. U Rwanda ruteza ubwega, ariko ubwega bwabo ntabwo bwumvwa. Guteza ubwega ni nko gutanga umugabo, ni ukuvuga ati dore mwuka byaramwe, dore hari ibintu biri hariya, nimubona ibintu bibaye bibi kurushaho tuzaba twababwiye, dore abantu barimo baramara abandi hariya muri aho ngaho. Noneho rero wa wundi utezaho ubwega undi akavuga ati ahubwo ubuteza ubwega ni urimo niwe waduteye, niwe yaje gushaka amafaranga. Ubuzima bw'abantu buribagirana, abantu bose bakavuga u Rwanda rwagiye gushaka minere, u Rwanda rwagiye gushaka amabuye, ariko abatuye hejuru y'amabuye reka da ntawe batekereza. Rero iyo abantu, kubera ko nabo genda bumva abanyaburayi, ntacyo umuturage wo muri Afurika abamariye kurenza amabuye ari munsi y'aho batuye. Iyo bapfa bagashira, ariko ya mabuye agahasigara nta santima. Buriya n'abanyekongo ntibakeka yuko muri biriya bihugu babakunze, ntacyo babakunze mw'ikizi, kubera ko ze niburayi bitwara neza mu mihanda yaho no mu tubari, kubera se ko hari ikisi, ari ntangarugero mu ruhe rwego. Nayo manyago y'amabuye abazungu bashakayo, ariko noneho bagakeka ko n'abandi bose, n'undi wese n'umunyafurika n'uteje ubwega nabo ari amabuye abashaka. Imaze kuba intambara, wavuga yuko igenda ifata intera. Canada niyo yari iherutse gutangaza ko ishaka gufatira u Rwanda ibihano, ariko u Rwanda rwagiye rugaragaza ko imvugo ya Canada idahwitse, kubera ko ivuga ubwicanyi buri muri Congo, ariko ntabwo isobanura neza uburyo ubwo bwicanyi bukorwa, ababikora aba ari bo. U Rwanda rukavuga ruti Canada turesaba ibisobanuro, kubera ko ibyo yavuze ntabwo bihwitse. Biranakurikira iby'umuminisitiri wo mu Bwongereza nawe uherutse kuvuga iby'ubwicanyi bukorwa n'umutwe wa ADF, umutwe w'iterabwoba wa ADF hariya mu burasirazuba bwa Congo, nabwo akavuga yuko ngo yabivuganye n'u Rwanda. Ese ziriya mvugo ibi bihugu bigenda bikoresha, ubona ko harimo gushaka guhuza ibintu byose bibera muri Congo n'u Rwanda, ni imvugo bavuga yuko ni ukwirengagiza ukuri, cyangwa ni amakosa yo kuvuga, cyangwa babikora nkana? Nka Canada yo ikintu Ubwongereza bukoze, burya nubwo iri kure, influence y'Ubwongereza ayigeraho cyane. Kuba Ubwongereza hari ibintu byafatiye u Rwanda, nta gitangaza ko na Canada yabikurikiza. Ariko noneho njye sinjya neme ubundi kuba kure, biriya bihugu biba biri kure, n'amakuru ntabageraho neza, ariko iyo bashatse barayabona. Ariko iteka rero bagira intumwa zigomba kuyabakururira. Rero izo nizo ziza zikagurwa n'abakisekedi, abo bakora za enquete, abenshi abakozi ba za MONUSCO bafite inyungu hariya, nabo bigize abacuruzi, abaje muri ya miryango. Kandi
Kongo ntukeke yuko utigeze yemvestisa muri intambara mu byerekeranye na propaganda na mediatisation no kugura no mu mafaranga mu miryango inyuranye no mu bantu ku biti byabo bafite ijambo, ntabwo batinyisha amafaranga n'ibirombe barabitanga. Rero iyo byageze aho ngaho ufata icyemezo hejuru, niba abamuha amakuru ari abo ngabo bagiye baca mu ntoki zo kwa Kisekedi, bo bagiye bakora mu ntoki, nta gitangaza kirimo ko yabifata gutyo, kuko nk'umuntu uri muri Canada se yumva yuko abantu ntawe ukivuga mayimayi, ntawe ukivuga izo wazalendo ko ari abasivile bahaye imbunda. Umusivile wahaye imbunda udafite umushahara, kuki baticara ngo bumve ya mbunda imaze iki, none arya iki, abahate? Ibyo byose n'ubu uyu munsi barwanya, ubu turimo tuvuga barwanya hagati yabo. Ibyo byose barabyirengagiza. Gusa harimo n'ikindi kimeze nka supremacy zimwe abazungu biha, amakomplexe yabo, kumva ni gute ubundi igihugu cy'u Rwanda kisa nkaho kivuga cyane, kisa nkaho kitapfa kuvogerwa cyangwa kuvugirwamo, agahugu gato dore ko n'ubuto karaho, hanyuma katumvira abazungu nk'uko byagombye kumera. Iyo neocolonialism nayo ibirimo. Kuki tuvuga gutya agasubiza? Ntabwo bashaka kusubiza, ahubwo bashaka ukoma mu mashyi akabasaba amafaranga, washaka yaguha, washaka kuyatera umupira cyangwa ukabakisha inzoro cyangwa ukajugunya mu nyanja, nta raporo bagusaba. Ibyo ngibyo nk'ubu ngubu ko bavuze ngo nka Canada sinzi ngo miliyoni zingahe z'amadolari 10 na zingahe yahaye 15 bahaye Kongo kugira ngo ibashe guhangana n'ibibazo irimo. Ubwo bazi ko barishuwa yuko azagera mu ibyo bikorwa nangahe, ibyo ntibibareba, gusa nko guhanganisha. Nta nubwo mbona bashaka no kwinambara irangira, kuko kote yo kumvikanisha ntabwo ari kuri abumvikanisha. Ntabwo bumvikanisha ubo uhagarara ku ruhande rumwe utumva n'u Rwanda. Tuvuge niba nawe Muventura koko mu by'Irwanira nawe mabuye arimo, ariko subwa irabyutse mu gitondo ngo nta karengano na gato mfite, ngiye gushaka amabuye, ngiye gufata imbaraga gushaka amabuye. Ntabwo babanza kureba ikintu fundamental cyatumye niyo ntambara iha, nuko kirengagiza nkana, kuko sinzi. Ariko bura tutangiye kumenya abazungu noneho, dutangiye kubamenya buhoro buhoro, amaherezo tuzabamenya cyane. N'abana muri guverinoma ya Kongo nabo bazagira bayimenye cyane. Wise wa mudepite wabo ama message uri uvuka za Uvira irirwa yohereza avuga ngo bica abantu, ngo bagire gute, ngo arabashyikiye, ngo ntacyo bazabura, ngo uwo ntawe umukondana wapi. Ariko uvuga yuko arimo arengana akirwanaho, batoya nta burenganzira bufite bwo kwirwanaho. Ibyo rero urumva akenshi mbibonamo nabyo agasuzuguro. Ntabwo bashaka umuntu wirwanaho wirenganura, ahubwo bashaka ni wowe ujye kubaregera bakurenganure cyangwa babyihorere, ariko aribo biturutseho. Dore ibyo twavugaga bijyanye n'uburyo ibihugu by'i Burayi bigenda bishyira hamwe mu gukomanyiriza igihugu byihaye. Ubudage, ofisi ishinzwe ububanyi n'amahanga mu Budage imaze gutangaza ko ngo ingabo z'u Rwanda zigikorera mu burasirazuba bwa Kongo zishyigikira umutwe wa M23, ngo bityo bikaba ari ukurenga ku busugire bw'igihugu cya Kongo Kinshasa. Hanyuma Ubudage ngo bukaba bushaka gufata ibihano bijyanye n'ubukungu, bityo ngo bukaba bugomba gusubiramo amasezerano ajyanye n'iby'uruganda rw'imodoka za Benzi zikorerwa mu Rwanda. Ese kuki hari igihe ubona bafashe ikintu
ubona ko kitari gifite aho gihuriye na politiki. Urugero hari umuzungu witwa Mathilde nabonye, menya ari Mathilde Peno, arimo avuga ko ngo Tour du Rwanda yabereye mu Rwanda ngo itari ikwiye kuba, ngo ni brand ya Perezida Kagame. Ukareba Tour du Rwanda na politike y'ibibera mu burasirazuba bwako ugasanga nta hantu bihuriye. Kuki nk'ibi bya Volkswagen, uru ruganda rukora imodoka za made in Rwanda, uko n'ubundi busanzwe none se nta yindi ubundi cooperation ziba bya bihugu ni ari uruganda rwigenga, iyo rukorera mu gihugu bumva ko nayo ari cooperation bilaterale, ntabwo bumva ko ari uruganda rucuruza rwikoreye business leta ibyivangamo. Niko abazungu bakora, niyo ubangamiye igikorwa cy'umucuruzi cyangwa icy'isosiyete yabo baragutera, niko bakora. Rero ubwo none se urwo ruganda se nta nyungu urwo rwari rufite rwavanaga mu izo modoka? Ibyo byose nyine urumva n'uwo nguwo uvuga ngo Tour du Rwanda, buri wese avuga aho ashobora. Ugashobora kuba ari nk'akantu k'aka influence afite n'ibyo by'amagare, cyangwa afite umugabo ubiba muri komite cyangwa ibiki cyangwa inshuti ye, buri kantu k'intwaro kose baragakoresha. Ariko rero ntukeke ko iyi mvura y'ibihano uko wumva irimo kumanuka, imvura y'ibihano ni nako igiye guhita. Iyo ukoze resistance gatoya, iyo igiye guhita ihitira rimwe, kuko ibi bihano ntabwo bizahagarika ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, ntabwo kizahagarika M23, kandi sinzi ko bazafata, kereka nibafata n'indege zabo bakaza kurwana nka bya bintu barwanye kwa Gaddafi, nabyo kandi sinzi niba haba igisubizo abakawo. Ariko ibi ngibi amaherezo nibabona uwo bafasha bazamurekura, kuko nawe nk'umwana murizi ntabwo azikosora, ntabwo leta ya Kongo izikosora, ntabwo izava muri za discours de la haine, izabura abazungu bangahe hitana Kinshasa bikaberagize. Ngira ngo ibi ngibi n'ibindi biraza. Mu gitondo wasanga n'Ubufaransa nabwo busohora irindi tangazo, kuko nicyo gisigaye, kuko iyo haje mu Budage n'Ubufaransa buzamo, haza n'Ububirigi, ubwo n'Ubwongereza. Iyo Ubwongereza nyine buje, ubwo hazamo na Canada. Amerika yo ibyayo yarabikoze, tugira amahirwe igarukirize hariya. Rero aho ni ugukangara, rero bagakangarira rimwe. Rero ushobora guhungabana, wahungabana se ukamara iki? Kwanza u Rwanda rwo rwakora iki kugira ngo ibyo bihano? Ntacyo u Rwanda rwakora, kuko n'ibyo barushinja ngo bafitemo 4,000 by'abasirikare, u Rwanda rurabihakana. Ese baba bafitemo 4,000 by'abasirikare, nibyo kamara kurenza ingabo za SADC, Abarundi 100,000 baki byose. Ntabwo ibyo 4,000 ntabwo aribyo byaba ari cyo kintu cyatuma bafatirwa ibihano, mu gihe ufite umupaka wegeranye n'ahantu habera imirwano. Ubundi ko batavuga ko bo bajya batere baceceka ngo kugira ngo ibihano bidafatwa? Ntibirafatwa, ariko bizavaho. Nshimiyimana Sam Gode. Hanyuma turabona nyine u Rwanda rurasa naho ibihano, igihugu kirafata ingingo ijyanye n'ibihano, aho bishobotse u Rwanda rugasubiza. Nta kone rwagira, rugomba gusubiza, niko diplomasi imera. Ariko ntabwo akenshi ibyo usubije ntacyo bivana ku byemezo barangiza gufata. Reka turebe nk'Ubwongereza. Ubwongereza nabwo buri mu bihugu byafatiye u Rwanda ibihano.
ariko u Rwanda twabonye ruvuga ko narwo rusaba Ubwongereza gutanga miliyoni 50 z'amapawundi. Ayo mafaranga akaba ari mu masezerano ibihugu byombi byari byagiranye ko uzayica azishyura ayo mafaranga. U Rwanda ruti Ubwongereza ntabwo bwubahirije amasezerano y'impunzi ajyanye no kohereza abimukira mu Rwanda, bityo nabwo buzatanga ari amafaranga. Umuntu yatekereza ati Ubwongereza n'u Rwanda ko byari ibihugu, ari ibihugu bibana, reka ndeke kuvuga ngo byari ibihugu, ni ibihugu n'ubundi bisanzwe bifitanye umubano, hariya u Rwanda ntabwo rwaba rwarengereye kiriya cyemezo. Wacyumvise gute? Cyangwa narwo ruzi ko batazishyura, ariko iyo umuntu akubombye gakeya nawe ugira akantu nagayo, bya byose ari amafaranga ntabwo bazayishyura, batayishyuye ntacyo twabatwara, urumva. Ariko ni ukugira ngo bakunde bavuge nabo, u Rwanda rwo rugira icyo ruvuga. Ariko ngira ngo nta mbaraga igihugu cyacu gifite cyo kuba cyakwishyuza igihugu cy'i Burayi ngo kigishyireho agatunambwenu, kuko abazungu barasuzugura. Nta nubwo babarega no mu rukiko ngo bitabe banitabye ubaranisha bari umuzungu, nabo nyine bakuviraho indi imwe kakava. Ariko reka nabo ako kabaruwa kagende, kagende bamenye yuko atari ko murimo kwigira abantu beza cyane ngo muradufatiye ibihano. Mwebwe kwanza amasezerano twagiranye mwarayubahirije. Ako ni ngombwa muri diplomasi, iyo bakanda nawe urakanda, niyo wabuze yuko ibyo ukanze nta kintu biri bugere. Ariko nibura abaturage cyangwa amashyaka amwe mu ibyo bihugu abyuriraho nko mu nama, umuntu akazamura akaboko ati hari ibintu nibyo, kuko biriya bihugu amashyaka yabyo aravuga no mu badepite. Ntabwo hazabura nk'umuntu uzana nk'icyo kibazo umuntu uza mu nteko akavuga. Nshimiyimana Sam Gaudet, turimo turareba ibijyanye na diplomasi y'u Rwanda ndetse tunagaruka ku bibera mu burasirazuba bwa Kongo. Sam Gaudet, turabona muri iki gihe ibyo bihugu byose birafata ibihano, byahereye no kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe ibihano by'ubukungu kuri retired General James Kabarebe, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe ubutwererane, ndetse Amerika inafatira ibihano umuvugizi wa M23. Ariko kugeza ubu ntago turabona Perezida Donald Trump hari ikintu avuga kuri iki kibazo cya Kongo. Yakivuze, yavuze yuko mw'iki gihe atari byo ashyize imbere. Baramubajije aravuga ati igihe ntikiragera, hari ibindi mugiyemo. Iriya mvugo yarasakaye, umunyamakuru yaramubajije koko ibijyanye n'iki kibazo, ariko aramubwira ati ntabwo ari igihe cyo kukivuga. Buriya se umuntu avuga yuko Amerika ifite pozisiyo kuri iki kibazo? Amerika ntabwo yamye pozisiyo yayo. Amerika nayo nk'aba Occidentaux bose bajya ku ruhande rumwe, ariko baracyavuga ngo Rwanda niruvanemo ingabo ngo bashyikirane. Ariko ntabwo Amerika irijandikamo cyane, iracyafite ibibazo byo muri za Ukraine n'abanyaburayi, nabo ntabwo barimo kuvuga rumwe mw'iyi minsi. Ntabwo ari ngombwa yuko aho binaze nayo yinagayo, kuko ntabwo bikiri mariage, ntabwo ikiri nziza yabo. Aho naho ugomba kuhatekerezaho. Ya Ukraine ntibiratungana, iby'umuryango umwe bw'i Burayi n'imibanire yabo, Abanyafurika ibyo ngibyo turimo turwana inaha ngaha twisubiraniramo mu bihugu byacu. Nawe afite inyungu, niba bose abazungu Kongo bayikundira amabuye, ubwo nawe azazamo, cyangwa bafite abo bazaderega baze by'ayo mabuye, uko bayagabana ntabwo tujya tukumenya. Ariko nta kuntu nabo Abanyamerika nabo barimo, sinzi niba ari mu numvaga kubera izi za social media twirirwa tureba, arabavugaga Kongo ishaka no kohereza abasirikare muri Kongo, ikakora na base militaire, ariko ubwo ngubwo
ni umuntu ubyifuza w'umunyekongo wabyanditse. Kuri ibyo Kongo hari inyandiko yagaragaye yuko irimo ikora lobbying, yasabaga ko ingabo z'amahanga zindi ziri muri Leta Zunze Ubumwe, ziri muri Kongo Kinshasa, zirimo n'iza MONUSCO zahava, kuko ngo ibona nta mbaraga zifite, ahubwo Amerika ikaba yahashyira ingabo noneho zigacunga umutekano w'ibirombe by'amabuye y'agaciro, ngo sosiyete z'abanyamerika zikajya zibasha kubona uko ziyacukura, ngo bagakorana mu buryo bwa bilateral. Iyo ni inyandiko officiel ihari. Uwo muntu ndetse Kongo yamwemereye kumuhemba miliyoni 1,400,000 y'amadolari kugira ngo akore iyo tide, kugira ngo akore iyo tide. Ni umunyamerika. Hari n'undi bemereye 950,000 nawe kugira ngo akore, abashe gukora iyo lobbying kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urabyumva rero ko hariya icyo bavuze amafaranga wagira ngo barayikorera. Ntabwo nzi Leta ya Kongo ayo mafaranga ahantu igenda iyakura buri munsi, uvuze wese iratanga, ariko urumva nta muntu n'umwe udakunda guhaka. Ntabwo wahamagara umuntu ngo ngwino umpake ngo yange, ntabwo bishoboka. Bivuze ko Amerika ishobora kuzakora iyo diro. Umuntu avuga ati ngwino witwara ibintu ahangaha cyananiye, ngwino nguha inka. Nta muntu wanga guhaka, yayijyamo wenda ntagire icyo amumare, ariko se n'ubundi mu butu wese bamuhatse igihe kinini cyane kugeza igihe bamurambiriwe. Ariko uriya nawe arahamagara henshi. Nabyo rero iyo uhamagara abashobuja benshi bageraho bagasanga batazashobora kugabana ibyo bahamagarira. Ibyo nabyo ni ukubyitondera. Ayo bararya avance, inyigo bayige, Amerika ye kuza, ariko abo banyamerika nyandiko bayikoze n'inyigo bayikoze banayihaye Kisekedi n'umugisha. Ibyo hari ibyo General Kabarebe, Retired General James Kabarebe aherutse kugaragaza ko ikibazo kiri muri Kongo ari icy'amabuye, ariko abantu bazayarwanira. Murumva nk'imvugo nk'iyo yo guhamagara Amerika, kandi uzi neza ko Ubushinwa bufite amabuye y'agaciro menshi, kandi ngo urashaka kwambura Abashinwa ngo amasosiyete yabo. Ababiligi nabo urabemereye, Abadage nabo urabemereye, uje wese uramuhamagaye ngo ngwino. Urumva rero ibyo ngibyo nibyo nakubwiraga yuko ayo mabuye niyo mpamvu ikibazo cy'abarimo bapfa ntacyo abazungu kibarebaho, niyo bapfa bagashira. Ikindi kandi nta rundi rukundo nayo mabuye. Rero nakomeza kubahamagara bazahanganiramo nanone bibakavuye. Shimimana Sam Gode narose mu burasirazuba bwa Kongo havutse leta yigenga ya Kivu. Kuki M23 batatangaza leta ya Kivu, wenda n'uwo mugogoro ukava ku Rwanda? Aracyari kare, ariko nibikomeza kuriya bo bakubwira ko initiative yabo atari gukora igihugu cyigenga, ariko kugabanya, ariko bakifuza autonomy management yaho bari, wenda bakajya bagira uwo reporting wa Kinshasa, ariko aho bari ntihakomeze kuza abantu babica bakora akavuyo batera bya desordre. Ariko rero amaherezo nibikomeza kuriya ashobora no kuyitangaza, nubwo bibujijwe ko na Nations Unies zivuga ko nta kindi gihugu kizongera kugira igipande cyigenga. Ariko se Somaliland ntiriho, ariko ibihugu byagiye intuza Sudani y'Amajyepfo bayemeye muri 2000 na kangahe rimwe cyana 11 ahubwo reka turebe neza. Urumva rero hariyo baye solution nayo bayikora. Ubwo se rero nanone kibazo bavuga ngo n'u Rwanda ngo nanone ngo rwisubije Kivu, kuko ngo hanini hose hari u Rwanda rwa kera. Ibyo nabyo bavuga ntibaburaho aho bahera nanone bagire ku mugoro ku Rwanda. Ahubwo ikibazo ni ukureba impamvu u Rwanda barugerekaho umugogoro. Ngira ngo ntabwo ari amabuye gusa,
amabuye ntawe utayatwara yo muri Congo. Abarundi baratwara, South Africa iratwara, aba MONUSCO baratwara mu bihugu byabo. Kuki u Rwanda niba ari n'amabuye bavuga ko narwo rutwara, kuki byabarya cyane? Kuki bibarya ku buryo isi yose ihungabana ngo kanaka nawe hari agatoki yaciye mu rutoki ruri hariya rw'inzitane yaciyemo akanyamunyo kamwe? Niyo byaba ari nabyo, ntabwo harimo ni cya kindi cy'abazungu babumva yuko umuntu atangiye kubarunguruka. Kuri uru rwego Corneille Nangaa, umuyobozi wa AFC Alliance Fleuve Congo, ndetse na perezida wa M23 Bertrand Bisimwa, mu biganiro hari icyo mbonye bahaye BBC, hari n'icyo nabonye bakoze kuri televiziyo hariya muri Congo, bahakana ko u Rwanda rudafite ingabo mu burasirazuba bwa Congo. Hanyuma Sudani y'Epfo yabonye ubwigenge mu kwezi kwa karindwi ku itariki 9 mu 2011. Ejo bundi se ibyo rero nta gitangaza kirimo. Hari umuzungu ubishatse, hari abazungu nk'abangahe babishatse, aba barimo badufatira ibihano. Hagize abagiye bakaba batari ku bundi igisubizo hari ahantu hakwigenza muri Loni barara babyemeye. Na Sahara Occidental imaze igihe ishaka barayimyeyo ubwigenge, barayimye kubera imbaraga za Maroc. Ubwo hari na Somaliland irigenga rwose. Yego. Hanyuma ubona kuba havuka leta ya Kivu ishobora kuba igisubizo ku bibazo biri muri Congo? Mu burasirazuba bwa Congo. Bana biri muri Congo. Yaba igisubizo mu burasirazuba bwa Congo. Igisubizo ariko bitavuga yuko byayorohera ako kanya, ntabwo ari TikTok. Ariko nibura byaba biri mu nzira yo kugira ngo haboneke amahoro, haboneke n'imikorere y'iterambere ritari ry'ubujura gusa, cyangwa baramutse ariyo gahunda bafasha nk'uko batangaza. Ariko ikibazo yakwemerwa nande? Ikibazo ni icyo ngicyo. Gusi iriho u Rwanda rwagira amahoro ho gatoya, nibura imijugujugu yagabanuka. Imijugujugu yagabanuka iterwa u Rwanda. Ariko abazungu barimo barayitera cyane rwose. Twabaye buke musere. Nta mujugujugu kirenga u Rwanda. Turutse Burayi. Ariko rero amaherezo tuzamenya ikibitera, kuko ntabwo ari amabuye se twende tuyafite angana nuko tungana. Mbese baragira ngo tugire amabuye angana na Congo, tutangana na Congo. Nabonye habayeho campaign zo kugaragaza amabuye y'agaciro acukurwa mu Rwanda. Barereka ndetse cyane cyane ya tungsten, barereka amahanga arabizi. None se abanyarwanda bazi kubipima, sabo abanyamahanga baza kubipima. Amahanga arabizi ariko ntashaka kubyemera muri aka kanya. Barabizi. None se inde wavuze yuko amabuye n'agira barriere nk'iza berere, nk'izo berere yaciye? Gusa ahubwo twebwe tuyacukuye ntitwabona aho dutura, kubera ko igihugu cyose kiratuye n'aho amabuye aratuwe. Ubwo se yazahera mu butaka? Twajya amwe ducukura hadatuwe cyane, ahandi bagaheramo nyine. Ese tuzagira gute abaturage tuzabashyira, cyangwa tukabimuramo? Tuzabona ubushobozi tuzabubakira imiturirwa, nabyo babikubite ngo ni amabuye ya Congo atumye twubaka imidugudu myiza, kuko bavuga ko iyi mihanda y'amakaburimbo ari mu Rwanda ngo avuye ko bose babigurishije bakayikora iyo mihanda, bo barayanze. Twavugaga ibyivuka rya leta ya Congo. Igihugu cya Congo Kinshasa cyafashe icyemezo cyo gushyiraho imisoro idasanzwe ku bicuruzwa bizajya biva mu gace kagenzurwa na M23. Muri bamwe
babona nyine iby'ivuka ry'iyo leta rishoboka, hari ababona ko ahubwo leta ya Kongo ishobora kuba ishaka kwihutisha iby'ivuka ry'iyo leta. Sam Gode, ese umuntu asoresha ibintu biva mu gihugu cye. hano mfite inyandiko, ni inyandiko, reka tuyinyuzemo amaso. Iyi nyandiko yanditswe ku itariki 4 z'ukwa gatatu, ndabona ari Ministère des Finances, Direction Générale des Douanes et Accises, DGDE, niyo mpine y'icyo kigo. Baravuga ngo communiqué officiel, bakavuga bati iki kigo tient informé au public et à tous les usagers de douane dans la province Nord Kivu qu'il circule une note de service attribuée à son directeur dont le contenu serait de considérer les marchandises provenant des territoires occupés comme étant des marchandises provenant de l'étranger. Ndabona ahubwo baranyomoza. Hari inyandiko yavugaga ko ibiva mu duce twagiye dufatwa na M23 bizajya bishyirirwaho umusoro nk'ibicuruzwa bivuye hanze y'igihugu. Uru rwego rero ruranyomoza ayo makuru, rukavuga yuko iyo nyandiko atariyo, bakavuga ngo c'est l'œuvre de personnes mal intentionnées qui tentent de jeter un discrédit sur son directeur provincial. Ahangaha baravuga ko abakoze iriya nyandiko, nayo ndayibona imbere yanjye, ngo ari abantu badafite ineza kuyoboye ruriya rwego rushinzwe. Amasinyatire se namwe samwe, ni inyandiko ebyiri zitandukanye, ariko hari yari yagiye nyine kwirakwira. Ndabona imwe yitiriwe uwo mugabo, indi beshyuzwa n'urwego nayo yasinywe no ku rwego rwa ministeri. Ntabwo ari uwo mugabo, ntabwo ari uwo nguwo. ashobora kuba ari uwo mugabo ari yabikoze atyo, bagasanga ahubwo bakoze amahano. kuvuga ngo icya mbere urabuhannye aho ibyo bintu byajyaga, kuko niba ari ibiryo tuzi ko ibipande bya za Masisi byera cyane, niba bagemuriraga hahandi n'ibikomoka ku bworozi, iyi nama n'ibikomoka ku bworozi, niba rero abaho babigemuriraga ugiye kubasoresha imirengera, abaturage urabahannye, urabicisha inzara. Ikindi cya kabiri, ubwo noneho wemeye ko hahandi hatakiri iwanyu, urahatanze. Ubwo rero abo hejuru ku rwego rwa ministeri baramukavarinza, ahubwo baramukavarinze batukoza amahano, wowe utanze igihugu. Naho ubundi ni amakosa bari kuba bakoze ubwabo bwite. Ariko ibi ngibi se ntibica amarenga ya bya bindi twavugaga bya hahantu uko hashobora kwigenga. None se niba bakomeza kwanga kuhagenga ni gute? Ni ukwemera imishyikirano bakareba ibyo bumvikanaho. Niyo umuntu avuze ati ligne rouge, undi nawe nyina akabyuka ati abaswahire bose nimushaka mu bice cyangwa bave muri Kinshasa bajye iwabo n'ubu ntacyo dupfana. Ubwo se urumva harimo barahatanga, kuko n'ubundi ubusanzwe se n'ubundi administration ni parallele, bafite guverinoma zabo bishyiriyeho. Ni hahandi bitinda bitazatinda abaturage bazabaho, kandi bazabaho bafite ubuyobozi, bafite n'uburyo aho batuye habaho. Ahubwo amashuri ko yasubiyeho, ibizamini bizajya bijya Kinshasa. Ibyo kwibaza byo ni byinshi hari. Ibyo nabyo nibyongeye byano bazajya bibaza. Ibyo kwibaza hariya ni byinshi. Umuntu yanareba ese ko banki zidakora,
sorry, banki ntizikora kandi sirikirasiyo y'amafaranga ituruka ku mabanki nyine. M23 Alliance Fleuve Congo bazabigenza gute? ibyo ngibyo Ronnie Nanga yarabivuze ko banki centrale nizitarekurira ayo mabanki y'amasekurite yazo yuko bazashaka ubundi buryo hatangira baha abandi uburenganzira bwo gukora ibigo byabyo bicuruza amafaranga za microfinance cyangwa amabanki lokale. Ibyo rero nabyo yabivuzeho i Bukavu. Yabivuzeho ubwo nabyo barimo barabyiga. Umutwe wa M23 n'ubundi uravugwa mu gace ka Kasugo, aho ngaho ni muri Rubero. Aho hantu ngo hakaba hari n'ikirombe cy'amabuye y'agaciro ya zahabu, ndetse M23 biranavugwa ko yafashe ibindi bice mu ntara ya Kivu y'amajyepfo. Ngira ngo Sam, iyi ntambara uko ibiganiro bitinda, intambara iracyakomeje. Iyi ntambara abazungu nibo barimo bayitinza, kuko ibyo ngibyo birirwa bavuga ibihano, birirwa n'abajya inyuma ya Kisekedi bati ntuzashyikirane. Buriya harimo n'ababimubwira ntuzashyikirane n'iyo mitwe y'inyeshyamba. N'aba banyekongo ubwabo wagira ngo Kivu barayirambiwe. Urumva uko bitinda bizafata izakomeza gufata igice kinini cyane, kandi abaturage bageraho bamenyere ubwo buzima bwaho ngaho butibuka Kinshasa. Évidemment hari bizaba bloqué ingendo iki zijya mu zindi ntara, ariko ibyo ngibyo iyo abantu bari mu ntambara, ibyo ngibyo ni ingaruka z'intambara zigera ku baturage zikagera ku gihugu. Ibyo byo bagomba kumenyera kubana nabyo. Yaba gusa ziriya disikuru za hende wa mugabo yitwa nde harya Justin Bitakwira yirwa acengeza mu hari waba havuka, yaba zitakomeza ngo zibe nyinshi, abaturage bongere bakomeze bicane, kuko iyo abaturage bakomeje kwicana intambara ihindura isura. Si abaturage bicana gusa. N'ubu ngubu hano imbere yanjye ikinyamakuru Actualité cyo muri Congo nyine cyanditse ko mu mirwano yashyamiranyije ba Wazalendo, milisiya Wazalendo mu mujyi wa Butembo yaguyemo abantu 10. Wazalendo hagati yabo, Wazalendo barapfa, ibyo basahuye barapfa, ngo iyi zone rye wiyobora. Iyo warwanishije abaturage ukabaha imbunda, ukabaha ibintu byo gusa nk'abakontorora uturere, ibyo ntabwo bigomba kuburamo. Bapfa bene utwo tuntu twose, kuko n'ubundi kibazo ubu ngubu, n'ubundi kibazo Kongo rifite yari mayimayi, za mayimayi imitwe 200 birenga mu gihugu. mayimayi none izo mayimayi bazihaye umugisha zitwa Wazalendo, kugira ngo uzabavaneho izo mbaraga babahaye. Ibyo nabyo bazabe controlable no mu mazone atarimo M23. Wazalendo ntabwo bazazishobora. Wazalendo ntabwo bazazishobora. Sam, ndumva ikiganiro cyacu twagisoreza ahangaha. Twagiye tureba ku bijyanye n'ibihano bitandukanye bigenda bifatwa n'ibihugu by'amahanga, cyane cyane iby'i Burayi. Ubudage nibwo buheruka, ndabona bwahagaritse ngo inkunga yabwo ku Rwanda, ndetse bunavuga ko bushaka gusubiramo ibijyanye n'amasezerano bufitanye n'u Rwanda mu bijyanye n'imodoka zikorerwa hano z'uruganda rwa Benz. Hari Ububiligi, Benz Volkswagen, hari Ububiligi, hari Ubwongereza, hari Canada, hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Zo zarahushye, ntabwo zavuze ku gihugu, zafatiye ibihano abantu ku giti cyabo. Sam, abanyarwanda cyane abari mu mahanga bakwiye kubana gute? Bakwiye gufatanya gute
kwifatanya gute n'u Rwanda? nibareke kuba ibiragi, nabo bavuge aho bahori, bandike kuko nabo ni ba ambasaderi, bagombye kuba ba ambasaderi, kuko abazahirwaho bari baravuga abarusha imbaraga z'amagambo. Sinzi abanyanakoze imyigaragambyo, abacu nabo nibasohoke bavuge, wenda bave mu myigaragambyo, ntabwo ari ibintu byabo, ariko nibura bi-exprime mu binyamakuru, mu mateleviziyo, mu maradiyo, nabo bagira ijambo, kuko baracecetse cyane. baracecetse. Ni mukanguke muvuge, kandi mumenye nyine iyo ibihugu byafashe ibihano nk'uku nguku ntihabura icyuho. Ibyo umuntu yakivuga Sam, ntabwo habura ibyuho mu bijyanye n'ubukungu bw'abantu ndetse n'ubw'igihugu. Yego ni igihe rero cyo gufatanya. Igihano kiba ari igihano, nta gahano gato kabaho. Ni igihe cyo gufatanya, ni igihe cyo gusenyera umugozi umwe. Reka dushimire mwebwe mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Dushimire Sam Gode, shimira Imana. Ndagushimiye cyane Sam. Murakoze cyane, kandi abo nabo turabashimiye kuba bafashe umwanya wo kudukurikirana. Ibiganiro byiza ku Museke TV, naho ubutaha.